ibihe byiza kuri wowe, igitondo cyiza, umunsi mwiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza, ijoro ryiza cyangwa se muraho. Ndabasuhuje cyane, nitwa Antoine Habakwizeyimana. Mbahaye ikaze kuri The Sun TV cyangwa se ya televiziyo yanyu mukurikiranaho ibiganiro bya buri munsi by'abanyabwenge gusa. By'abanyabwenge gusa. Ahangaha tuhaza tuje mu bintu bibiri, ibyitwa entertainment ndetse n'ibyitwa ishuri cyangwa se kwiga. Nizere kumeze neza. Niba utanameze neza rero uraza kunyemerera nkwihanganisha, nkubwire ngo ihangane, bibaho. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ariko impamvu uyu munsi utameze neza nuko impamvu uzi ko utameze neza nuko hari igihe wigeze kumera neza. Impamvu uyu munsi umeze neza nuko hari igihe wigeze kumera nabi. Njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu akwiye kuba ku isi mu buzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye bwa mbere buhera mu mutwe. Icyo bivuze ni iki? Ni uko uba ugomba kuzirikana ko hari igihe ugomba kubaho wishimye, ikindi gihe ukabaho ubabaye. Ni nko kugenda mu muhanda, ugomba kumenya ko hari igihe uzagera ahantu uzazamuka, ukagera ahantu ukamanuka, ukagera ahantu ugatambika, hari naho uzagera bikaba ngombwa ko usubira inyuma. Icyo gihe rero umunyabwenge iyo ageze ahazamuka yibuka ko no kumanuka imbere ashobora kugera ahantu hamanuka. Yagera ahamanuka imbere akibuka ko ashobora kugera ahantu hatambika. Yagera atambika akibuka ko ashobora kugera ahantu hazamuka. Ariko icyo twagira nk'imyumvire twese twagira mu ruhame cyangwa se byitwa common understanding, nta muntu n'umwe ugira ubuzima bumwe ngo tuvuge ngo ngiye mpora manuka gusa. Nta n'umwe. Nta muntu n'umwe ugira ubuzima bubi cyangwa se bumwe ngo tuvuge ngo ngiye mpora nzamuka gusa. Nabyo ntibishoboka. Nta n'umuntu uhora utambika gusa. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibyo bintu. Ibyo bivuze iki? Niba uri kumanuka, iyemerere umanuke ku neza, utagamburinze, utiteyemo ibibazo. Donc iyemerere umanuke. Nugera mu kuzamuka wiyemerere uzamuka. Reka nkugire inama. Nugera igihe cyagiye kigera ukumva urashaka kurira, jya ureka wiherere wenyine, ufate umwanya wawe urire. Ntabwo kurira ari ikibazo. Igihe cyo guseka nacyo nikigera useke nabyo. Guseka si ikibazo. Nubona umuntu ari kurira nabwo ntabwo azaba yakoze ikosa. Kimwe nuko nubona ari guseka nabwo ntabwo azaba yakoze ikosa. Useka ntukajye wumva nyine ugize ifitina ngo uvuga ngo urahaze. Ni igihe cye, reka aseke. Urira ntukajye umuyureka ngo uvuge ngo ariko n'umuntu ngo oya. Ni igihe cye, murekarire. Murakoze cyane. Mbere yuko dukomeza ndashaka kubarangira, bampaye amakuru meza kandi ngomba kubabwira namwe. Inyuma yanjye hari icyapa cya Tag One Training Center. Uyu munsi nagiye muri gusura ishuri rya Tag One Training Center, ni naryo turi gukoreramo kino kiganiro. Abangaba rero bantumye ngo mbabwire aya makuru. Mugane Tag One Training Center, by'umwihariko abantu muherereye ku Ruyenzi no mu bice bihegereye, by'umwihariko bifuza kwiga indimi, abifuza kwiga amategeko y'umuhanda, abifuza kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ahangaha rwose ni hahandi. Iyo ucyumvira iryo zina ryonyine biba bikemutse. Bigisha indimi, bigisha mw'icyongereza, bigisha igifaransa, bigisha icyesipanyolo, bigisha igiswahili. Izo ni indimi. Hanyuma bigisha ikoranabuhanga, bigisha computer, bigisha ibyitwa film making, photo editing na video editing. Bagira n'ibindi bintu byitwa graphic designs. Mu ikoranabuhanga bagira ibintu bimeze nk'akarusho. Ni rimwe mu mashuri makeya, ngira ngo hafi ya ntayo, bahugura abacuruzi gukoresha ibijyanye na IBM. Ubwo rero icyo uri kubura ni iki? Sibyo nk'ibyo wari ukeneye. Abifuza ibijyanye na driving license, bagufasha kubona provisoire byoroshye cyane. Permis ni nko guhumbya. Byanamaze kuba icyo nakwita nk'ihame. Byabaye ibintu bizwi, bimaze kumenyerwa na bose bagiye cyangwa se bagana ishuri rya Tag One Training Center. Ni ibintu bisanzwe, babikora nko ku mwebwe muba mwumva bikomeye muri hanze aho ngaho, ariko kuri bo nabonye bikomeye utari wabegera. Ubwo rero igisubizo ni iki ngiki wari ukeneye. Uze kubahamagara kuri telefone igendanwa bafite ni 078 09 76 451. 078 09
76 45 1, cyangwa se ubandikire kuri WhatsApp. Iyo telefone iri no kuri WhatsApp ni 078 09 76 45 1, cyangwa se ubandikire message cyangwa se no kuri WhatsApp. Ushobora no kubandikira kuri mail yabo bagira, nayo ni tag 1 ni TAG1. uri kubona kuno tag 1 byanditse like tag 1 TC Rwanda, tag 1 TC Rwanda @gmail.com. Murakoze cyane, duhurira hariya ni ku Ruyenzi, bakorera mu nyubako yo kwa Nepo gato gusa mu muhanda ujya Igihara. Hano hagera n'ibyapa birakubwira ko wahageze. Tubaye ikaze iwacu. Hanyuma maze iminsi ndi kwibaza, muri iyi minsi nsigaye nibaza ibintu byinshi. Maze iminsi ndi kwibaza, natekereje ibintu mu bintu byinshi natekereje, umenye nzakenera kubibaha mu ma episode, ariko reka duhera ahangaha. Nibazaga ngo ni ukubera iki twese iyo tugiye gusenga twumva twabwira Imana ngo Imana iturinde. Kubwira Imana ngo Imana ikurinde, Imana n'ubundi ifite icyo igihe uko yaguteguye, ubuzima yaguteguyemo, igihe buzatangira n'igihe kizarangira. Abantu muze kumbwira muri comment, kubwira Imana ngo Imana ikurinde bisobanuye iki? N'ubundi ko Imana izi ko igomba kukurinda, ariko ko igufiteho umugambi ku buryo igihe cyo gupfa n'ubundi uza uko byagenda kose. Yesu umwana w'Imana kuba mwemera ajya kuza mu isi yaje urugendo rwe ruteguye. Nibaza neza ntashidikanya ko Imana yari izi ko azapfira ku myaka 33, kandi ni nako byagenze. Nta buryo na bumwe byari gushoboka, kubera ko umugambi w'Imana ariko wari warasetinzwe ko icyo gihe kiraza kugabanyukaho cyangwa se ngo kiyongereho. Iyo ugiye gusenga ubwira Imana ngo Mana undinde uyu munsi, ngiye mba numva umeze nkaho uri kwirengagiza ukuri. Mba numva isengesho rikwiye ari ukubwira Imana ngo Mana ibyo ushaka ari byo bimbaho. Naho ubundi Imana ifite gahunda yawe, ikuza utaragera no mu rusoro rwa mama wawe. Izi gihe watangiriye kubaho niyo yari yarakigennye, izi n'igihe uzarekerera kubaho, izi gihe ubuzima bwawe buzarangirira. Ndashaka kuvuga iki hano hantu? Mu gusenga isengesho ryawe rya buri munsi, dore ikintu mba numva wagakwiye gukora. Mba numva wagakwiye gusenga ubwira Imana ngo njyewe sinzi igihe maze, ariko sinzi igihe nsigaje. Kubera ko ntazi igihe nsigaje, kandi wowe Mana yabigennye yabiremye ubizi, umpe cyangwa se unyibutse gukora igikwiye mu gihe cyanjye. Wa mwanditsi cyangwa wa muririmbyi yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo turusheho gutunga imitima y'ubwenge. Yagira ngo yumvikanishe ko ntabwo nzi igihe nzapfira, ariko kirahari kandi Imana irakizi. Ariko yashaka kuvuga ngo kubera ko ntakizi kandi ntazagisimbuka nikigera, turavuga ngo nzapfa. Well, uzapfa, nibyo uzapfa, ariko hari ikintu dusimbuka iyo tuvuze iryo jambo cyangwa se tutajya twitaho. Sinzi niba aya makuru yazi, ariko mu bihe byitwa yaba Icyongereza yaba Ikinyarwanda cyangwa se urundi rurimi urwo ari rwo rwose, habamo ibihe byita tenses mu Cyongereza. So tuzigira ari 3, abaho igihe cyashize, abaho igihe turimo n'igihe kizaza. Ngira ngo ibyo bintu mu ndimi zose bibamo. Tuvuga iki? Turavuga ngo igihe cyose iyo dushinze ahantu akadomo, turavuga ngo igihe ako kadomo tutari twakageraho, ako kadomo gato cyane, akadomo ukagereranya n'igihe cy'aka kanya, aka kanya uri kumva. Apana igihe iyi video yatangiriye cyangwa se watangiye kurebera iyi video, aho apana igihe iri burangirire, aka kanya ubu byumvise. Oya, apanya nabyo navuze mu kanya gashize, ibi ngibi aka kanya tugeza, icyo gihe cyitwa present. Hanyuma igihe cyashize cyose nubwo cyaba gishize mu segonda rimwe cyitwa past. Igihe kizaza
cyose nubwo cyaba kiri buze mu masegonda 3 ari imbere kiraba cyitwa future. Iteka iyo tugiye kuvuga ibintu biri bube muri future turavuga ngo uza cyangwa se ura mu gihe kiri buze. Iyo tuvuze ngo uzapfa tuba tuvuze ko ntabwo tuba tuvuze ngo warapfuye, nta nubwo tuba tuvuze ngo uri gupfa, ahubwo tuba tuvuze ngo ushobora gupfa, uzapfa cyangwa se urapfa mu gihe icyo ari cyo cyose kiri buze imbere. Ejo bundi narubyutse mu gitondo ndi kujya sinzi iyo nari ngiye gutyo, ngeze ahantu nsanga habaye impanuka, mbona yari imodoka y'ikamyo igonze umuntu w'umumotari. Ndabaza se bigenze gute, barambwira bati nyine urumva umumotari yari ari kugenda mu kamyo iramwinjirana gufata feri, afasha feri ahari ntiyahita azibura n'iki, araza arayisekura, umumotari nguriya yapfuye. Wow. Byari bigeze nka saa kumi n'imwe gutyo zishyira saa 12. Ndatekereza ndavuga nti uno mumotari mu bigaragara ashobora kuba ari umusore cyangwa se ni n'umugabo cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese. Yavuye mu rugo afite gahunda yo kuvuga ngo afite plan of the day, afite gahunda y'umunsi, plan of the day, gahunda y'umunsi. Wenda tuvuge urugero rutoya, mfite ishyirahamwe ikibina mbamo, ngiye ngomba gutangamo amafaranga 5,000 buri munsi. Reka ayo mafaranga maze nyashaka nyishyire ku ruhande, namara kuboneka ndashaka yo kurya, namara kuboneka ABC. Donc afite programme y'umunsi, afite ukuntu yateguye umunsi we. Agiye mu kazi, ageze amahirwe abonye umugenzi. Yari ari kumwe n'umugenzi, ubwo n'umugenzi we ntabwo nabibabwiye. Yari ari kumwe n'umugenzi, yari ahetse umugenzi w'umumama. Umumotari yakubise imodoka ahita apfa, ariko umumama we ntabwo yahise apfa by'ako kanya. Nasanze aryamye nyine ahantu hafi gutyo impande y'umuhanda, n'iki bategereje ambulance ko ihagera. Bisa nkaho nahageze aribwo impanuka ikiba. Umumotari yavuye mu rugo afite gahunda, arabizi ko ari kugendera ku kinyabiziga, ntabwo yageze atekereza ngo wenda iyi moto yanyica, cyane ko wenda tuvuga amaze imyaka 2 ari umumotari, ntabwo moto yigeze imwica. Ntabwo rero atekereza ngo avuge ngo uyu munsi ushobora kuba aribwo ndi bupfa. Yari afite gahunda y'uko agomba gusoza umunsi we neza. None ntibyakunze, Imana yari yagennye ko ari wo munsi we yakenyutse, nyine yapfuye. Uwo ni umumotari. Umumama nawe afite gahunda zarabyutse mu gitondo azindutse cyane, ngo yaragiye kurema isoko Nyabugogo, ngira ngo ati reka ntega akamoto nihute ngereyo vuba byihuse. Ibyabaye murabyumva. Afite wenda tuvuga amafaranga mu mufuka cyangwa kuri telefone cyangwa iki, afite gahunda yo kuvuga ngo reka ngende njye kuzana idashaka kuba agiye guha utuntu two kurya, cyangwa se agiye no guha utuntu two gucuruza. Benshi ngira ngo baba bagiye guha ibyo gucuruza, niba mbona bazinduka gutyo. Nawe afite gahunda, donc ari gupanga ubuzima. Dufite ikibazo kimwe rusange, twese dufite gahunda y'ejo, ariko ni bake cyane muri twe dufite gahunda y'ejo harimo na plan B yo kuvuga ngo what if naba ntakiriho. Igisubizo kirimo aho ngaho ntabwo ari ukuvuga ngo nyine reka kugira icyo ukora cyangwa reka kugira aho ujya kubera ko n'ubundi uzapfa. Oya, igisubizo kirimo ni cya kindi navugaga muri rya jambo, wa muririmbyi cyangwa wa mwanditsi wavuze ngo twigishe duhe kubara iminsi yacu, twigishe kubara iminsi yacu ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Iryo jambo ryanditse no muri Bibiliya. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko buri munsi ugomba gukora ibintu byawe byose ukora, cyane ko nta muntu nyine ufite inshingano zo kukureberera no kukumenyera ibyo urya uretse wowe ugomba kubyimenyera. Nta n'umuntu n'umwe ugomba kukumenyera ukubaho, ariko no gupfa uzapfa. Donc kora byose uzirikana ko no gupfa uzanapfa. Ibyo bintu rero biguha iki? Icyerekezo cyo kuvuga ngo nibyo ibyo ngomba gukora ngomba kubikora, ariko kubera ko maze kumenya ko napfa, kubera ko maze kumenya ko ngomba no gupfa, biranyigisha no ngomba kwitwara. Icyo gihe uracyatangira gutekereza inkuru
ku nkuru uzasiga imusozi, cyangwa se icyo uri buzirikane, uko ushaka kwiyereka umuntu. Uyu munsi abantu bumvishe ngo napfuye, harya wa muntu twamenyanye gatoya gusa tutatindanye, arasigara nzi gute, arasigara mvuga gute? Ese Byumvuhore yararimbye aravuga ngo waba usize nkuru cy'imusozi, aho ntiwaba ugiye wari ruvumwa. Ngo wize amashuri, Byumvuhore ndamukunda cyane. Hari abagera akavuga ngo amashuri warize, amatungo waroroye, washatse amafaranga ndetse nayo aranaguhira urayabona, none disi byose final urabisize. Ati hangana, aravuga ngo polisi ariko ngo waba usize nkuru cy'imusozi, ariko ntiwaba ugiye wari ruvumwa. Murakoze cyane, nizere ko aho ngaho iyi ngingo buri muntu wese arayumva. Kubaho kandi buriya disi imyaka 70, imyaka mirongo umuntu yabaho ni imyaka mikeya, imyaka mike. Ikimbabaza kurusha ibindi nuko twese tuba tunavuga ngo ubundi niba twese turabagira neza, twese tuvuga ngo bisi nabikora, donc buri wese uhura n'abantu ukajya wiyororeka, ukajya wumva nyine ushaka kugaragara nk'umuziranenge mu bantu, nk'umuntu uri inosa n'iki, bya bibazo byose biva he? Aho naho ndagaruka kuri Byumvuhore. Nanone yaravuze ngo twe mutwita abasazi, ariko namwe nimwitokore, ati ziriya ntambara zose nirwa mbona, buriya zose ziterwa n'abasazira, namwe nimwitokore. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ku isi uri mu kigero cyangwa se uri mu mwanya wo kuvuga ngo ngende umwere. Nta muntu n'umwe upfa kuba ukitwa umuntu gusa, kubera ko icyo yakoze, kubera ko uri umuntu nyine nta buryo na bumwe intambara n'amahane n'urwango n'ishyari n'ibiki ntabwo tuzabisimbuka. Ariko muri kampeni y'isuku hari utuntu twagiraga, by'umwihariko mbizi hano mu karere ka Kamonyi, nibyo nagiye numva mvuga ngo isuku hera kuri njye. Fine, kubera ko niwumva ko undi muntu ugomba kugira isuku, niwumva ko wenda tuvuge ni urugero duto gusa nari ntanze, niba ari kampeni y'isuku twakoze cyangwa se twiyemeje kugira isuku, ukumva ko hari umuntu ugomba gufata agacupa kakajugunya hariya hasi, noneho ugahita utekereza ukavuga ngo hari undi muntu ugomba kugatora, ngiye ntabwo bindeba. Iyo ntabwo ari isuku. Ese nawe nibigenda kuriya biri bugende gute? Mu yandi magambo, hari umuntu mu mibanire ya buri munsi, nta muntu n'umwe wundi ufite ideni ryo guca bugufi kugira ngo mukunde mubane amahoro uretse wowe. Nta muntu n'umwe ufite ideni ryo gusaba imbabazi kugira ngo akunde abane n'abandi amahoro uretse wowe. Byose bihera kuri wowe. Ariko ibyo byose ngira ngo mwabyumvise, mwe muri abantu bumva kandi muri abantu batekereza kure. Nashimye, murakoze kunkurikira, murakoze cyane, ndabashimiye. Kandi ibi biganiro byo nakagaruka, ndashaka ko tujye dukorana byinshi, tuganira mu buryo burambuye, hanyuma turusheho gutunga imitima y'ubwenge nyine. Murakoze cyane, umunsi mwiza kuri mwese.